ukuvuga ngo twari kumwe n'abasirikare b'Abadage batenye mbwa kubi. Imbwa yaramukaga nkamura umusirikare w'Umudage arasimbutse aguye nko muri metero 500. Kavuga ati se uyu musirikare koko niwe turi kumwe ku bwa. Bati rero none nta bantu ndi kumwe nabo, ngiye kubayobora ari nyibayobora njye imbere mbarebere n'inyuma, kuko abasirikare b'Abadage batinyaga imbwa ku rwego rwo hejuru. Noneho hakaba n'abandi basirikare bo muri Kongo bagwanaga bagahura n'ibisambo, uburyo igisambo cyamuteraga aho kugira ngo kirasa akakirukankana gitera amabuye. Tekereza umuzungu yaraje amaze kuza aragenda ajya mu mateke ya kaka, aracukura ati ibi bintu ngiye kubyotsa numeza rimeze nabi, igiba n'ibigori bya sogokuru ye. Cyakamubonye bati uriya muntu usa kuriya mu mateke yanjye ageze mu guti ikinyoteri, genda tubarize ni wowe wize. Uwo muzungu yavugaga igiswahili, ndahindagira njya kuganira nawe. N'icyongereza naracyumvaga n'igifaransa nkacyumva, usibye ko muri iyi minsi ubu nibagiwe gake, ariko igiswahili cyo n'icyongereza n'igifaransa aho ndi uwa mbere, kuko n'igishinwa nziho yashinga inyanga hungu ayayayayayayaya. Buriya ndibuka duhunguka muri za 56 twanyuze mu mashyamba yo muri Kongo turi kuza mu Rwanda, turagenda tugera aho bitaga muri Zaire. Ninjye wari uyoboye, nari nyoboye batayo esheshatu, kuko ninjye nyine wari urimo wari uzi igiswahili, kango jya imbere utuyobore utwereke inzira turi buze kunyuramo. Jya imbere ndabayobora, genda tugira duhura n'inzoka bitaga anata uzikanda amaso. Jya imbere ndabayobora nayo mbona n'inzoka bitana konda, kandi nyibereka nkayikanda ijisho, ngaho munyuro tugenda konda. Jye nagendaga nkazifata iminiko, nkazikanda amaso, nkababwira ati rero muze munyureho nazifasha. Nabwo bagacaho bari gutetema, ariko nkavuga ati njyewe n'ubundi kinyoteri ndi umusirikare general ku rwego rwo hejuru, nkati njyewe ngiye kuba nzifashe mu mwana muceho. Abadage bagacaho bari gutetema, nkavuga ati ariko njyewe izi ngizi ndazifata muceho tugenda. Turaza tugera dusubira inyuma ho gato tujya gukambika muri Zaire. Nyuma yaho turongera tuvamo turaza kujya ahantu bitaga Ibumbogo. Uko twakaje rero twaraje tugeze aho ngaho Ibumbogo, hari umusirikare w'Umudage n'umushakashatsi w'umuzungu wari uturutse ahantu bita muri Pakistan bitaga Otovone Bekemas, atari wa wundi wo bavuze wagiye kuvumbura amasoko n'ibiki. Ngo nawe yaje mu cyiciro cyabo ngabo. Umuzungu yaraje amaze kuza aragenda ajya mu mateke ya kaka, aracukura ati ibi bintu ngiye kubyotsa numeza rimeze nabi, igiba n'ibigori bya sogokuru ye. Cyakamubonye bati uriya muntu usa kuriya mu mateke yanjye ageze mu guti ikinyoteri, genda tubarize ni wowe wize. Uwo muzungu yavugaga igiswahili, ndahindagira njya kuganira nawe. N'icyongereza naracyumvaga n'igifaransa nkacyumva, usibye ko muri iyi minsi ubu nibagiwe gake, ariko igiswahili cyo n'icyongereza n'igifaransa aho ndi uwa mbere, kuko n'igishinwa nziho yashinga inyanga hungu. Nuko nyimugeraho numva ari kuvuga igishinwa, ndakuba numva ati shinyanga hu ni nka banabyumvira ati uru rurimi nta mu Rwanda ntabwo turugira. Nuko ndamubaza ati yewe muntu mu mateke ya kaka uri gukora iki? Arasubiza ati ni ha hi. Ati se uyu muntu uri kuvugira mu mazuru ndamenya musubiza gute? Bati mu mateke ya kaka uri gukora iki? Nuko arongera arasubiza ati Abati ibi bintu kaka ntabwo yabyumva, kandi kumubwira aze yiyumvire numve ukuntu tumubwira. Ati sibu munavuze bamatekera. Arongera aravuga ati ndavuga ati kinyoteri narigenje nize byinshi, iki cyo ntabwo nashobora kugisobanura. Nsubira mu rugo niruka ndagenda mbwira kaka ati baye wumva. Araza amuhagarara imbere mu byose yavuze. Yewe yumvishamo za yazonyine ariko ngewe kubera ko ari umuntu nyine w'umuhanga mpita mvuga ati uyu muntu ari kuvuga ati byanga byakunda aje kubumbura ibintu bijyanye n'amasoko mu Rwanda.
nuko mpita mufata ndamumanura ndagenda mujyana mu gishanga, ahantu twabumbiraga tukibira, ndagenda mwereka ahantu twabumbiye twarakoze akantu kameze nk'akayaga, mushyiramo ati dore noneho amazi ngaya, niba uje gukora ibintu bijyanye n'ubuvumbuzi bw'aho amazi aturuka, dore ngaya, kora uko ushoboye ukora umugezi uravana amazi ahangaha twabumbiye, ukazamuka ukagenda ukageza mu rugo, nubishobora wemerewe kubaka urugomero mu Rwanda ukazabyazamo n'amashanyarazi. mpita nizamukira, nuko arasubiza ati ndakire bwacyo bwawe ibyo wikigo bimbwira nawe ndi kubyumva, wowe icyo ukora kora ubushakashatsi ureba nurangiza ucyo utaha. Ni nkuru ndababarira ubutaha.